Mwiriweho abakurikiye Vito Comedy. Uyu munsi tugiye gusoma inkuru ijyanye n'ubushuti bw'inyamaswa. Bigiye bintangaza cyane urukundo rw'Imana, ukuntu ruba mu bantu, mu nyamaswa no mu byaremwe byose. Hano tugiye kumva uburyo inyamaswa zabaye inshuti ibihe byose. Ese wawe nize nyamaswa? Tega amatwi mwumve izo nyamaswa izo arizo n'uburyo twakora n'uburyo zakoraga zifashanya. Hano ngiye kubanza mbereke amafoto ngaya y'izo nyamaswa. Nizere ko mwayabonye. Inkuru yacu yitwa inshuti y'ibihe byose. Mutega amatwi. Imparage ishaje yari imaze igihe yararembye, yarabuze icyayijyana kwa muganga. Abavandimwe ndetse n'abana bayo bose bari batuye kure cyane. Umunsi umwe impara ijya kuyisura, isanga yararembye cyane, yigirira impuhwe. Impara ibonye uko yahororotse birayibabaza cyane, itangira kuyishakira icyo yatamira. Imparage yakomeje kuremba, impara ifata umwanzuro wo kuyijyana kwa muganga. Yagerageje gushaka ivuriro hafi yaho impara yari ituye, ariko rirabura. Bukeye yishyira ku mugongo ijya kuyivuza ku kandi gasozi. Burya koko babivuze ukuri ko inshuti uyibona mu byago. Ako gasozi kabagaho intare y'inkazi, nyamara impara irihara maze iyijyanayo. Impara iyigejeje kwa muganga ivurwa neza. Hashize iminsi irakira. Abaganga barazisezerera, maze zihita zisubira mu rugo zifite umunezero mwinshi. Mu nzira zitaha, imparage yishimiye cyane ko impara urukundo n'ubutwari yayigaragarije. Mu nzira zitaha impara yashimiye cyane. Mu nzira zitaha imparage yashimiye cyane impara urukundo n'ubutwari yayigaragarije. Irayibwira iti, koko inshuti ya hafi ikurutira umuvandimwe wa kure. Ikomeza kuyibwira ko itazigera iyibagirwa cyangwa ngo iyihemukire. Impara nayo iyisezeranya gukomeza kuyibera inshuti y'ibihe byose. Abakurikiye Vito Comedy, wumvise umwandiko, wumvise uburyo impara n'imparage byari bibanye, byari inshuti. Imwe yaterwa indi gatabara. Yewe twabonye nangaha kuri video ko yayihetse kayijyana kwa muganga. Birashoboka yuko iyo mparage yari ifite zene wabo za kure, n'impara ifite bene wabo bakure, ariko inshuti ya mbere yabaye y'umuturanyi. Ni umuturanyi yagiye kuyitabara, hanyuma ijyana kwa muganga. Hano rero ndumva bidusigira isomo ry'uburyo natwe twagakwiye kwigira kuri izi nyamaswa, kuko zitwereka byinshi, zitwigisha byinshi, zitwigisha urukundo, ubufatanye, ubushuti, mbese zitwigisha byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi twagakwiye kugenderaho mu rugendo rw'isi. Ubwo rero murumva yuko izi nyamaswa zatubereye urugero rwiza mu bijyanye n'imibanire yazo. Natwe tugoye kuzigiraho tukabana na bagenzi bacu mu mahoro, nk'uko nazo zabanye neza mu mahoro. Mugenzi wacu yagira ikibazo, yarwara, yagira ikibazo kindi gisaza gikomeye, dufite uburyo tukamufasha.
ubu tugiye kwibaza ibibazo. Ndibaza ibibazo nawe wisubize ku giti cyawe, kuko umwandiko wawumvise nibyo turi buze kubaza, nta handi hantu turi buze kujya, ni mu mwandiko n'ubundi. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ni iyihe nyamaswa yari yararwaye? Ndasubiramo, ni iyihe nyamaswa yari yararwaye? Ikibazo cya kabiri: impara yatwaye ite imparage ijya kuyivuza? Impara yatwaye imparage ite ijya kuyivuza? Cya gatatu: kubera iki izo nyamaswa zagiye kwivuriza ku kandi gasozi? Ndasubiramo, kubera iki izo nyamaswa zagiye kwivuriza ku kandi gasozi? Ubwo nizere yuko ibibazo mwabyumvise, buri wese niyisubize ku giti cyiwe. Nawe wumva hari icyo ushaka kubaza, jya muri komenti wandikemo ikibazo, tugishakire ibisubizo. Ari inyunganizi se, naho wajya muri komenti ukandikamo inyunganizi yawe, tukazayirebaho ubutaha. N'igitekerezo genda ucyandike muri komenti, nzagenda mbisoma. Ikindi kandi mbibutse, umuntu ugiye kuri iyo channel vuba nakande kunzogera anyiyungeho, tujye dukomeza dukorana ibiganiro uko iminsi igiye iza, ntashyiraho ibiganiro. Iyo wakoze subscribe bigufasha kubona ibiganiro byanjye ku buryo bworoshye. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha, kandi rwose bagirire neza. Muri abantu b'abagabo ndabemera cyane. Mugubwe neza, bifuje iterambere, yaba mwebwe nabo muturanye, mbifuje amahoro aturuka ku Mana, mbifuje imigisha myinshi ikomoka ku Mana. Murakoze cyane rero, murakoze murakarama. Yari umuvandimwe wanyu Barakagira Vitali, uhora ubifuriza ibyiza byinshi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye, naho ubutaha.